Ikaze kuri mwe mwese mudukurikiye ni ijambo ry'umutima tubahaye ikaze ku nkuru y'uyu munsi. By'umwihariko mbere yuko dutangira inkuru y'uyu munsi tubashimiye yuko mwabanye natwe mu nkuru zabanje kandi tubashimira yuko mukomeje kudushyigikira mukatwereka ko muri kumwe natwe. Uyu munsi rero ku ijambo ry'umutima twabateguriye inkuru y'urukundo rutangaje kandi rurimo inyigisho nyinshi. Tubahaye ikaze tubasaba kugira ngo muyikurikire kuva itangiye kugeza irangiye. Mu buzima hari igihe urukundo rutugeraho rutinze. Ariko aho rutugereyeho rukatwibutsa ko buri wese afite umuntu we wihariye, umuntu uba yaranditse ku mugongo cyangwa se ku mutima, Imana iba yaramuteguriye kuva kera kugeza igihe bahuriye. Iyi ni inkuru y'umukobwa witwa Keza n'umuhungu witwa Ryan. Inkuru y'urukundo rutazibagirana ruvanze ibigeragezo by'ubuzima, ibanga rikomeye n'urugamba rwo guhitamo hagati y'amarangamutima n'ahazaza. Keza yari umukobwa woroheje, ukunda gusoma, ufite indoto nyinshi ariko wicisha bugufi. Ryan we yari umuhanga mu ikoranabuhanga, ukunda gutwenga no gutera abandi imbaraga. Umunsi bahuriye mu ivuriro ry'amaso byose byarahindutse. Keza yari yicaye ategereje ibisubizo by'amaso ye yari yaje kwivuza, maze Ryan araza yicara iruhande rwe. Yamwenyuraga cyane ku buryo Keza yamwumvaga umutima ugahagarara ndetse ukibaza impamvu. Ryan atangira kumuganiriza ati "Are you okay? You look at a bit nervous." Keza nawe aramusubiza ati "Yego, just waiting for my results." Barakomeje baraganira gake gake bose ariko bategereje ibyabazanye, mwibuka ko bari baje kwivuza. Maze baje gutaha, buri umwe arataha n'undi arataha, ariko bose mu mitima yabo umwe ari gutekereza ibyamubayeho n'undi ari gutekereza ibyamubayeho. Umunsi wababereye intangiriro y'urugendo rurerure. Nyuma baje kumenyana byimbitse cyane ko bigaga ku kigo kimwe, bakajya baherekezanya muri biblioteke, bagasangira kofi, bagatemberana rimwe na rimwe. Ku munsi wa kane gusa Ryan abashyize ijisho kuri Keza kuko abona atandukanye mu gihe gito yari amubonye. Keza nawe yatangiye kumva ko hari umuntu utandukanye n'abandi uri kuza mu buzima bwe, ariko hari ikintu Keza yahoraga ahisha, ikintu cyamugoraga kuvuga. Buri gihe yabanzaga yibaza ati nimubwira ko mfite ikibazo cy'isura y'amaso gishobora guhitana ubushobozi bwo kubona mu gihe kiri imbere, azahita agenda. Ryan we yabonaga ubwiza bwe, umutima we n'ukuntu yitonda, nta kintu yari azi cyamubuza kumukunda. Nuko iminsi yagiye ishira bagenda bamenyana, maze iminsi iza kubyara urukundo. Ariko rimwe Keza aricara areba Ryan mu maso, ariko mureba cyane ati "There is something you don't know about me. Something I feel might change everything." Ryan amufata ukuboko, arangije amubwira ati "Tell me Keza, we face things together." Nibwo Keza amubwira ko afite uburwayi bw'amaso bw'umuryango bushobora gutuma ahanagurikwa ndetse n'ubushobozi bwo kubona bwe mu myaka iri imbere bukazabura. Ryan akibyumva aracecetse amasegonda make, arangije aramwenyura ati "So what? If you lose your sight one day, I will be your ears. I'm not here for your looks, I'm here for your heart." Amarira y'urukundo yamanukiye mu matama ndetse no mu maso ya Keza, atangira gutekereza ku magambo abwiwe. Ariko nubwo yaramubwiye gutyo ndetse yaramubwiye yuko bazafatanya mu rugendo rwose rw'ubuzima, ntabwo ibigeragezo byarangiriye aho. Famiye ya Ryan ntiyakundaga uburyo Ryan akunda Keza cyane. Bamubwiraga ko afite future yihariye, ko atagomba gukoresha igihe cye kuri Keza ku muntu ushobora kuzamubera umutwaro ndetse akazaba ari umuntu utabona mu gihe kizaza. Ibyo byababazaga cyane abo bakundanaga, Keza na Ryan, ariko nanone ntibibace intege. Keza yababajwe no kumva ko ari umutwaro ndetse atekereza kuva mu buzima bwa Ryan kugira ngo atazamurushya. Ryan aramubwira ati "Love is not about perfection. Love is choosing someone every single day, no matter what." Ariko ubuzima bwagaragaje nubwo bakundanaga gutyo ndetse bajyaga inama bagatekereza ikiri imbere, bahuraga n'imbogamizi nyinshi zirimo stress, zirimo kuba bafite
ababyeyi batabumva neza, ndetse Ryan yari afite ababyeyi b'abasirimu cyane bumva badashaka Keza mu buzima bwabo. Keza yanditse message ndende cyane arashima ndetse asaba imbabazi, arangije ati Ryan, ndagushaka ariko sinshaka kukubuza amahirwe yawe, mbabarira niba ngusize, ariko uko mbikora ni uko ngukunda. Ahita ahagarika byose na contact azikuramo, muri make baraburana ndetse na nimero yarayisiba. Ryan yarashegeshwe cyane ndetse iminsi 2 ntiyaryamye, ntiyaryaga neza, yiyumvaga ntacyo ari cyo adafite Keza. Yagiye gushaka Keza hose, ariko Keza yari yarahinduye ibintu byose kugira ngo amufashe kumwibagirwa, kuko urukundo ntirwibagiranaga uko rushaka. Muri make Keza we yashakaga icyatuma Ryan atazongera kumubona. Umunsi umwe Ryan abona message ya Keza kuri email gusa, avuga ati nubwo ntakubona buri munsi, umutima wanjye ntuzigera ukurangiza ndetse ntuzigera ukwibagirwa, uri umuntu w'ibihe byose. Ryan yumva bimuhumurije umutima, ariko ntacyo yakora, yaratakaje uwamukundaga kurusha byose. Hashize imyaka 2, Ryan yarabaye umuntu ukomeye mu ikoranabuhanga, mwibuka ko aricyo kintu yakundaga, ariko ntibyigeze bikuraho icyuho yari afite mu mutima. Ndetse uwo munsi ageze mu nama, yumva ijwi rivuga inyuma ye ati Ryan, ahindukiye asanga ni Keza ahagaze yambaye neza, ariko mu maso harimo imvugo y'umuntu ugize ndetse ugeze mu kindi gihe. Keza yari yarabashije kwivuza bikomeye ndetse indwara ye yaragabanyutse, yari afite icyizere cyo kubona neza mu gihe kiri imbere. Barahoberanye mu buryo bwuzuye amarira ndetse n'amarangamutima menshi. Ryan yarebye Keza mu maso, arangije aramubwira ati I spent years looking for you, why did you go? Keza asubiza amarira amuzenga mu maso ati because I loved you too much to stay, I will not be away from you. Ryan amufata ukuboko, then aramubwira ati then love me too much and stay. Arahagarara hagati y'abantu benshi, akora ikintu atigeze akora, yaramwunamiye imbere, arangije aramwenyura. Keza abwira Keza ati Keza, will you start again with me from zero, just you and me? Keza araseka, ariko mu maso ye harimo amarira, arangije aramusubiza ati yes I will. Aho niho urugendo rwabo rushya rwatangiriye, ndetse urukundo rwabo ruzira amakemwa rurakomeza, ruratangira ndetse rurakomeza nk'uko byari bimeze mbere, ndetse bikomeza kurushaho. Hari igihe twibwira ko twabonye amahoro y'urukundo, ariko buri gihe ndetse n'urugendo dukora ruba rutaratangira, ndetse n'igihe cyo kurugeraho kiba kitaragera. Buri munsi mushya uhorana ibanga rishobora kongera guhinduka, rigahindura byose. Nyuma y'imyaka 2 batandukanye, Keza na Ryan bongeye guhura, ariko iyi si iherezo ahubwo ni intangiriro y'ikigeragezo gishya. Iminsi yakurikiyeho yabaye nk'inzozi hagati yabo. Ryan yasubiye mu buzima bwa Keza gahoro gahoro, bajyana gutembera, bakaganira, bakongera gukundana, ndetse nk'abantu bongeye guhura bwa mbere. Ariko buri gihe Keza hari ikintu yari ameze nk'aho ahisha mu maso ye, ndetse binagaragara, ndetse yajya no kukivuga, ariko akongera akisubiraho ndetse akanicecekera. Ryan umunsi umwe yaramubajije ati Keza, are you fine? You look like someone carrying something heavy. Keza aramwenyura, aramusubiza ati I'm okay, I just don't want to lose you again. Ryan ntiyigeze akeka ko icyo Keza atinya kitari we, ahubwo ari ikindi cyari kiri inyuma y'ibyo abona. Umunsi umwe bari muri cafe, umuntu araza ahagarara imbere yabo, umusore muremure wicaye neza, ugaragara neza, ariko kandi bigaragara ko wagira ngo yaraziranye na Keza. Uwo yari Derek. Ryan arikanga agira ngo ni inshuti ya Keza isanzwe, ariko uburyo Keza yakubise amaso uwo muntu byari bitangaje. Derek ati Keza, we need to talk please. Ryan arareba ndetse arebana na Keza, arangije amuburiramo ijisho ati who is he? Keza mu kudindimanga kwinshi ndetse no kubura icyo arenzaho aramusubiza ati it's a complicated. Keza na Derek bajya hanze, Ryan abareba mu idirishya, ntacyo yumvaga bavuga, ariko abona Keza arira, Derek afata mu ntoki Keza
hafi aho ndetse na Ryan aramureba. Ryan umutima uhinda ndetse ufite n'agahinda. Arangije Ryan, what's going on here? Derek amureba mu maso, arangije aramubwira ati she didn't tell you the right. Keza atangira kurira, arangije avuga ijambo ryahinduye byose. Derek ni uwahoze ari fiance wanjye. Umutima wa Ryan uratenguha ndetse uratenguka nk'ikintu kiwukubisemo cyangwa se kiwuciyemo kabiri, ariko arihangana. Nuko nyuma y'uko Keza abonye ko Ryan ahindutse, atangira gusobanura. Aramubwira ati nyuma yo gutandukana na Ryan mu gihe cya kera, Keza yigeze kwinjira mu rundi rukundo rushya kugira ngo yiyibagize Ryan. Derek yamweretse ibyishimo, akamuba hafi igihe cyose arwaye. Barakoze engagement, ariko mbere yo gukora ubukwe Keza yabonye ko urukundo rwe ruhora rugaruka kuri Ryan. Yarahagaritse ubukwe, ariko Derek ntiyigeze abivamo neza. Keza ati natinye kubikubwira kuko nagutinyaga ndetse numvaga yuko sinshaka kongera kukubabaza. Ryan yumva arakaye, arababaye, arashenguka, ariko arihangana. Derek arahindukira amureba mu maso ati Ryan, I'm not here to take her back, but you deserve to know she didn't not choose you from a place of freedom. She come back to you with unfinished business. Arangije aragenda, ariko tugarutse inyuma nk'uko mubyumvishe bivuze ko Keza nyuma yo gutandukana na Ryan yahuye na Derek ndetse bakanakundana, bakageza n'igihe bapanga ubukwe, ariko butigeze buba kubera yuko Keza yahoraga atekereza ko Ryan ari we rukundo rwe nubwo yari yaramutakaje. Nyuma yo gutandukana na Derek rero nibwo yaje kongera guhura na Ryan, bakomeza gukundana, aribwo Derek yaje yivanga mu byabo. Nuko Derek aho twari tugeze yararasoje ibyo yavugaga, arangije aragenda. Keza agerageza gufata Ryan ukuboko, ariko Ryan aramuhunga kuko yari yarakaye. Ryan aramubwira ati was any of this real or was it just you confirmed the place? Ariko Ryan arigendera gahoro gahoro adashaka kumureba. Ibyo yavugaga byose byabaga ari umutwaro ukomeye kuri we. Iminsi 4 irashira batavugana. Keza yandikira Ryan message nyinshi, voice note, emails, ariko Ryan ntavuga ndetse nta na kimwe ashaka no gusubiza. Yagiye mu mazi y'amarangamutima menshi, akajya kwicara ku kibuga cy'indege buri munsi yibwira ko Ryan ashobora kuhanyura, ariko Ryan we yari yagiye mu wundi mujyi ndetse yirinze kuba yagira icyo yatangariza Keza, ariko ikintu kimwe cyaramugaruye. Umunsi umwe Ryan akoresha telefone ya Keza yo hambere, nuko abonamo records message atigeze yumva. Ijwi rya Keza ryari ririmo kurira cyane, rivuga riti if loving you was a mistake, then let me make it again. I left you once because I thought I was protecting you, but losing you twice will destroy me. Ryan yumvise ibyo bintu byose, ako kanya aragenda asubira aho Keza atuye. Akigerayo asanga yicaye hanze, afite animations y'amaso yirabura kubera stress. Ryan aramwegera aramubwira ati from today I will never walk away again. If there is things to fix, we fix them together. Keza mu maso azanamo amarira menshi, arangije aramubwira ati I'm sorry for all the pains. Ryan amucara iruhande amubwira ijambo avuga ati you are my person. Barahoberana mu buryo buhindura umutima ndetse bumva yuko bari kumwe ntawe usiga undi. Kuva uwo munsi rero Ryan na Keza bemeranyijwe kubana ndetse bemeranya ko nta kizongera kubatandukanya, ndetse mu maso yabo hari huzuye urukundo rudashira, ndetse bemeranya yuko ari ibyago, ari ibyiza ndetse ari ibibi, byose nta kizigera kibatandukanya, na cyane yuko n'imiryango yabo yose yari yarabahaze, yari yarabataye ivuga iti urukundo rwanyu niba murwifuza muzarukomeze cyangwa se muzarwihorere. Ariko babonye yuko ibigeragezo byose n'ibyo bacamo byose nta cyabatandukanya, bemeranya kubana byimazeyo ndetse no kutazongera gutandukana. Ni naho inkuru yacu y'urukundo irangiriye.
tubashimiye yuko mwabanye natwe kandi mwadukurikiye kuva itangiye kugeza irangiye. Iyi ni ijambo ry'umutima, cano nshyashya ibagezaho inkuru zitandukanye, inkuru zisigira isomo abazumvishe ndetse zikabahereza n'ibyo mutigeze mwumva, amateka y'ibyamamare cyangwa se n'ibindi byose bigarukwaho mu banyarwanda n'abanyarwandakazi. Tubashimiye ko mwabanye natwe, turasaba mukore subscribe, mujye muri share, mukore share muhereza abandi ibyo tuba twavuzeho, noneho mujye no muri komenti tubwire icyo mwifuza ko twazagarukaho ubutaha. Inkuru zacu rero ni akagaruka ku ijambo ry'umutima. Ciao ciao.